tubahaye ikaze mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri chaîne ya Evangelizero Monde TV ishami ry'ikinyarwanda. Ikaze nanone muri wa mwanya twise ibimenyetso by'ibihe, aho tubagezaho amakuru y'ibigenda bivugwa hirya no hino ku isi, cyokora nanone bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, urusengero rwagwiriye abari bugamye imvura nyinshi cyane yaguye ivanzemo umuyaga, babiri bahita bahasiga ubuzima. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Gashyantare 2022, imvura nyinshi ivanzemo n'umuyaga yagushije urusengero rwa ADEPR mu murenge wa Karama. Mu bari barwugamyemo babiri bahita bahasiga ubuzima. Jean Marie Vianney Sindayiheba ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Karama, nawe wageze ahabereye ibi byago, yavuze ko urusengero rwagwiriye aba bantu ari urw'itorero ADEPR Paruwase Matyazo, itorero rya Kibingo. Rwari ruherutse gusakarwa, ruherereye mu kagari ka Kibingo, umudugudu wa Gasharu. Abo rwagwiriye ngo ntabwo bari baje kurusengeramo, kuko n'ubundi rwari rufunzwe nk'izindi zitarakomorerwa kubera indwara ya COVID-19, ahubwo mu busitani bwarwo hari bamwe mu bagize ikimina cyo kwizigama no kugurizanya babonye imvura ari nyinshi irimbanije, maze bajya kurwugamamo. Imvura yaje kuba nyinshi cyane ivanzemo umuyaga mwinshi ndetse n'urubura, inkuta zimwe zigwira abageragezaga gusohoka. Umwe mu bafatanyabikorwa ba Evangelizero Monde TV wageze ahebereye iryo sanganya yagize ati, abari bugamye mu rusengero bari nka 90, abapfuye n'abakomeretse ni ababonye igisenge kigiye kugwa barwana basohoka. Abagumye mu rusengero bo nta n'icyo babaye. Bamwe mu bayobozi b'akarere bahageze batabaye batangaje ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya kaminuza CHUB, abandi bajyanwa ku bitaro bya Kabutare. Evangelizero Monde TV yihanganishije kandi ifashe mu mugongo imiryango yabuze ababo, kandi ikomeza no gusengera abaherereye mu bitaro bakomeretse kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza. Yewe mwari kumwe muri iki kiganiro ibimenyetso by'ibihe, ni Harerimana Felix. Shalom. Banze kumvira ababyeyi babo, ababyeyi bagambanira abana babo, abantu benshi bahindutse ibigende, ingashima kwikunda no gukunda imiya. Isi hari ubugome burenze urugero, inzara n'intambara biboneka hose, ubwami burakura ubundi bwami, imfatiro zose z'isi ziranyeganyega. Yesu azaza kujyanane abakure muri isi, azadukiza urupfu, tujye kubana nawe mu ijuru. We
murakijijwe mukurikiye ntama nimukore ku kintu cyose gihumanya nimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi kuko irari ry'iby'isi ritava ku Mana ngaho nimubura amaso yanyu murebe agakiza kacu karatwegereye rimwe tuzirirwa mu isi twe kuyiraramo rimwe tuzarara mu isi twe kuyirirwamo Yesu azakujyana be abakure muri iyi si azadukiza